We Barabas, ndakumva haka. wabuze impamvu nicaye hanga wa muginga? Kokayine zanjye ejo bundi nahombye, harimo miliyoni 5, none biracyari ikibazo ntutabikurikirana. Nabasha kuba njye bwanjye nabyikurikirana, biraba ibindi. Niyo mpamvu ushaka ko nta mikino ugomba kuza. Uri kunyumva cyangwa ntabwo uri kunyumva? Ewa, abarinzi safari bose tugomba kubikurikirana. Urabizi ndi umwizerwa. Niko bimeze. Nshaka ko duhindura location tukajya gukora akazi neza noneho nk'uko bisanzwe. Tugomba guhindura location. Niyo mpamvu ushaka ko duhindura location. Pati! Basore mumeze neza? Neza boss. Gahunda ni imbere cyane. Wazazi, we na Dere. Yes. Ugiye ku mupaka. Ugiye kunzanira kokayine yanjye. Siko bimeze? Yes. Ibintu byose bigomba kuba amahoro. Yes sir. Haza umuntu ko byabera igitugu. Baragikoresha. Siko bimeze? Hu! Yes boss. Narambarara. Yego boss. Imbere cyane. Abahereza umuzigo. Vuba muzana amafaranga. Wazazi. Yes sir boss. Nawe Dere. Yes sir. Ugezeje? Biricho. Wavu. Bazazi. Dera. Yes sir. Vavo. Taiga. Yes sir boss. Tugiye kujyana ugurisha ziriya kokayine. Gira vuba fata imodoka tugende. Dear boss. Bagezeyo.
Segara Fred.
aka ko reba imyaka tumaranye yose kandi mari tuvuye ku mupaka turayizana mfite umukira watuyigura aka kanya agahita ayijyana reba amafaranga duhemba ni makeya cyane kandi njye mfite umukino ushyushye watugurira ahantu tugiye ku mupaka wakigoryi ushaka gupfa wowe mukakira tukiri abana ntabwo ushaka kubura umuryango wanjye nakubwiye ngo shalapu punguza mdomo kati yako unasikia kigoryi bose ntabwo nshaka kukubura peti hakura muzi urabiyoye kuhaka yica imiryango y'abantu wakigoryi ariko utekereze yuko ufite famiye iri mu bibazo umenye ko umwana wawe arwaye kanseri icyo kintu cyibuka peti wayipanze ute igihugu kirandahita muhamagara duhite baduha inoti duhite twigira ku mupaka twiyambuke twigendere nubwo tuzagira ubuzima bwiza twibereye hanze tukajya kwihagarika dani